Ndabasuje inshuti bavandimwe aho muherereye hose ningira ko mumeze neza kandi ubuntu bwa data bukomeje kubana namwe. Ndabizi ko muri mu nshe nyinshi zigiye zitandukanye. Rero mbifurije kugubwa neza. Mbifurije kugubwa neza mu buntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu bwa data nibwo bwadukijije, nibwo bwadukuyeho urubanza rw'icyaha. Ubu buntu rero nabwo tugomba kugenderamo umunsi ku munsi. Uyu munsi rero ndagarutse nanone kugira ngo twongere tuganire, nk'uko mubizi turimo turaganira ku rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo. Twari twaganiriye mu gice cya kabiri, uyu munsi nkaba ngira ngo tuze kuganira mu gice cya gatatu, aho turi buze guhera n'ubundi ku murongo wa mbere w'igice cya gatatu tugeze ku murongo waho wa 16. Rero mukomeze mugubwe neza, kandi nkaba niringira yuko mwakomeje kugenda mwunguka byinshi muri uru rwandiko rwa Pawulo yandikiraga Timoteyo. Izi ni inyigisho z'itorero kandi umuntu wese wakiriye agakiza, umuntu wese uri mu buntu bw'Imana, izi nyigisho yagombye kuba azizi kugira ngo zimufashe kandi zitume arushaho gukomera mu bijyanye n'iby'Imana ndetse no gukomera mu buryo bw'umwuka. Rero nk'uko twagiye dusoma mu bice bibanza, ejo twasomye mu gice cya kabiri tubona uburyo Pawulo nyine yakomeje ibintu byose ubundi yabikoze yandikira Timoteyo uru rwandiko, bwari uburyo bwo kumutyaza ndetse no gutyaza itorero kugira ngo akure ibigawa mu bishimwa. Niyo mpamvu yagomba kuritunganya nyine nk'uko yari yarimusigiye, yagombaga no kumuhereza urwandiko kugira ngo rumufashe kandi rufashe na bene data b'itorero. Pawulo rero yatangiye mu by'ukuri aho twagiye tunyura, aho twagiye dusoma. Pawulo yagiye agaragariza Timoteyo uburyo ki abantu bashobora kuzateza ibibazo, ababwira ukuntu abantu bagomba kubihanangiriza, bashobora kuza bigisha ukundi. Hanyuma Pawulo ageraho n'abashima Imana, uburyo ki Imana yamukije, uburyo ki yari mubi, ariko agashima Imana avuga ati rwose nubwo nari meze gutya ndi mubi cyane, ariko nanone Imana yanshyiriyeho kugira ngo mbe umwigisha wigisha abanyamahanga cyangwa se ubayobora ku Mana. Ubwo rero yakomeje mu by'ukuri agaragaza yigisha. Urabona twabonye yuko bitewe n'amadini cyangwa se n'idini ari muri Efeso ya gipagani, abantu benshi babibagamo baje no mu itorero bakomeza gusa nk'abazanamo iyo mico. Rero Pawulo akabereka yuko itorero n'iby'ayo madini yabo bahozemo ari ibintu bitandukanye. Aribwo yabonaga yasa nk'ucyaha abagore, avuga ati sinshaka nanga umugore uvugira gutya, umugore bari icyo ashaka kuvuga ajye kuvugira iwabo. Nubwo abantu babitwara nabi, ariko ntawe ari kuvuga icyiza cyungura itorero ngo umuntu amuhagarike, ahubwo nuko nyine byose byaterwaga n'iki, byaterwaga n'akajagari babaga bari kuzana mu itorero ry'Imana, batekereza yuko itorero ry'Imana rimeze nka rya dini bageze gute, rya dini bahozemo. Rero ageze mu gice cya gatatu tujye tubibutse yuko n'ubundi urwandiko iyo rwandikwaga, ni ukuvuga ngo rwandikwaga mu buryo ruhurutuye rwose, ahubwo umwanditsi niwe wagiye ashyiramo ibice kugira ngo abasoma babashe gusoma kandi babashe gusobanukirwa ibintu nyine, bagende bagira umwanya wo kugenda baruhukamo kugira ngo babashe gusobanukirwa neza. Nubwo tuvuga ngo ageze mu gice cya gatatu, ariko ubundi ni urwandiko nyine we yanditse aruhurutiye. Mu gice cya gatatu rero aha ngaha noneho arimo aratanga inshingano y'abepiskopi ndetse n'abadiyakoni. Abo ni abakuru mu itorero, abayobozi b'itorero ndetse n'abadiyakoni. Ni ukuvuga ngo abo ngabo noneho atangiye kubashinga umurimo ndetse no kubasobanurira umuntu ukwiriye gukora uwo murimo ni umuntu umeze gute, ameze ate uwo muntu ugomba gukora uwo murimo w'itorero bimeze gute. Reka rero ntangire mpasome kugira ngo noneho tuze kugendana. Aravuga ngo iri jambo ni iryo kwizerwa, ngo umuntu wese nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe, abe udakunda ibisindisha,
wirinda ugira gahunda mu kubaho kwe, ukunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha, utari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni, ahubwo abe umugwaneza, utarwana, utari umukunzi w'impiya, utegeka neza abo mu rugo rwe, agatera abana be kumvira no kubaha rwose. Mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha ate kurinda itorero ry'Imana? Kandi ntakwiriye kuba uhindutse umukristo vuba kugira ngo atikakaza akagwa agacirwaho iteka Satani yaciriweho. Kandi akwiriye gushimwa neza n'abo hanze kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa Satani. Kandi n'abadiyakoni nabo nuko bakwiriye kuba abitonda, batari intereganywa cyangwa abamenyereye vino nyinshi, bakifuza indamu mbi, ahubwo bakomeze ubwiru bwo kwizera, bafite imitima itabacira urubanza. Bakwiriye kubanza kugeragezwa, maze nibataba umugayo babone gukora umurimo w'ubudiyakoni. N'abadiyakonikazi nabo nuko babe abitonda, batabeshyera abandi, abadakunda ibisindisha, bakiranuka muri byose. Abadiyakoni babe abagabo b'umugore umwe, bategeka neza abana babo n'abo mu ngo zabo, kuko abakora neza uwo murimo w'ubudiyakoni bibonera umwanya w'icyubahiro mwiza n'ubushizi bw'amanga bwinshi bwo kwizera Yesu Kristo. Nkwandikiye ibyo niringiye ko nzaza kugusura vuba, kandi mbikwandikiriye kugira ngo nintinda uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ari ryo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo inkingi y'ukuri igushyigikiye. Si ugushidikanya, ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Bavandimwe, ngira ngo aya magambo niyo buri muntu wese agombye gutekerezaho, niyo tugiye kuganiraho. Aya ni amagambo akomeye cyane, dukurikije nyine no ku yandi magambo Pawulo yagiye yandikira Timoteyo kugira ngo nyine abashe kumuhugura. Ahangaha rero yagize ati iri jambo ni iryo kwizerwa. Ijambo ni iryo kwizerwa. Umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo ukomeye. Nashaka kuba umwepiskopi, uyu muntu mu by'ukuri hano ijambo ry'Imana ririmo riragaragaza ko uyu muntu arifuza umurimo ukomeye, ariko ntabwo ari ukuba ari ikintu uzahita ubona gutyo gusa kubera ko ucyifuje, ahubwo hari icyo bigusaba, hari icyo bisabwa kugira ngo ube wahabwa izo nshingano, cyangwa se izo nshingano ube uzirimo neza, uzirimo neza, atari bimwe umuntu agenda akajya kubyigira hariya, barangiza bakamuha ibipapuro runaka, bamara kumuha ibipapuro mu by'ukuri akumva nyine yuko abaye umwepiskopi. Rero ibyo byose ntabwo, nituza kugenda tureba neza turaza gusanga icyo bisaba kugira ngo bishop cyangwa se ari we mwepiskopi. Turebe ubundi bishop cyangwa se umwepiskopi ni umuntu umeze ute, ashyirwaho ate, impamvu aba umwepiskopi cyangwa se bishop, ubundi yagombye kuba ameze gute mu maso ya bene data ndetse no mu maso y'Imana. Aravuga ngo ijambo ni iryo kwizerwa. Umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe, abe udakunda ibisindisha, wirinda, ugira gahunda
mu kubaho kwe, akunda gucumbikira abashyitsi, afite ubwenge bwo kwigisha, atari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni, ahubwo abe umugwaneza, utwarana, utarwana, utari umukunzi w'impiya. Ni ukuvuga ngo icyo ni cyo cya mbere umudiyakoni aha ngaha, umwepiskopi agomba kuba agendeyeho, atari ba bantu bakora ibintu bihishahisha, ugasanga umuntu mu nzira murahura afite Bibiliya rwose yiyorobetse, ariko yagera hirya hariya ugasanga wa muntu abaye ikindi kindi, abaye intare, ugasanga umuntu mu by'ukuri ni ikindi kintu kindi. Rero guhinduka ubundi ni ibintu byagombye guhora mu mutima, ahubwo bikava imbere biza inyuma, gushaka guturuka inyuma bijya imbere, ahubwo bigahera imbere biza inyuma. Rero hano arimo aratanga inama, avuga nyine uko umuntu yagombye kuba ameze, uwo mwepiskopi, avuga ngo icya mbere ni uko agomba kuba ari inyangamugayo, akaba n'umugabo w'umugore umwe, nibyo yavugaga. Ariko byashoboka ko ubu ngubu nanone Imana ishobora kubona umutima ufite, nubwo bishoboka ko ushobora kuba waba ufite abagore babiri ku mpamvu runaka, byarabayeho ko bagomba kuba wenda ari babiri mu mpamvu wenda runaka, ariko nanone Imana yo niyo ireba mu mutima, ikabona ko n'ubundi uwo murimo ukwiriye, ititaye ngo ni uko byagenze gutya na gutya. Ubwo hari impamvu Pawulo mu by'ukuri yatangaga iyo birifu, cyangwa se yababwira ati agomba kuba ameze gutyo, nuko yari azi ukuntu nyine itorero ry'aho ngaho ryo ryari rizamutse, n'ukuntu abantu bari bajagaraye, n'ukuntu abantu birukaga mu bintu biri aho ngaho gusa. Nabyo ni ukuvuga ngo yagombaga kubanza agasa nk'ubibakuramo, akabibashyira ku ruhande, kugira ngo itorero ry'Imana rize kuzamuka nta kajagari, nta kavuyo rifite. Ikindi akavuga ngo abe udakunda ibisindisha, yirinda, agira gahunda mu kubaho kwe. Ni ukuvuga ngo ubundi umukozi w'Imana ni ukuvuga ngo ni umuntu uba ugomba kugira gahunda. Ni ukuvuga ngo mu itorero, niba mu isi abantu bagira gahunda, bakagira umurongo ufatika, none ukaba uri umukozi w'Imana ariko ukaba utabasha kuba ufite umurongo ufatika muri wowe, ni ukuvuga ngo burya n'itorero ntaho uba uryerekeza. Ni ukuvuga ngo iyo unyeganyega, wijegajega, ni ukuvuga ngo n'itorero naryo rizajegajega, ntacyo rigomba kunguka, nta n'icyo rigomba, mbega ntacyo nyine ryaba rimaze. Ariko niba ufite gahunda, uri umukozi w'Imana, itorero naryo rikagendera kuri gahunda, icyo ni cyo kintu Imana ishaka. Kubera ko Pawulo tubona ko ari naho yavuga ati abica gahunda abo ngabo rwose nabo mubacyahe, kubera ko gahunda ntigomba kwicwa mu itorero ry'Imana. Aha ngaha rero agatanga izo nama zo kugira ngo itorero rikomeze rigire gahunda ifatika. Hanyuma ikindi akavuga ngo utari umunywi, ikindi ngo afite ubwenge bwo kwigisha. Kwigisha buriya nanone nacyo ni impano ikomeye, ni ubwenge nyine buva ku Mana, aho umenya ngo ese nakwigisha, umusaza ndamwigisha gute, urubyiruko rwigisha gute, abandi abigisha, ukamenya ubwo bwenge bwose, ukaba ufite ubwenge bw'Imana bwo kumenya ibyo ukwiriye kuvuga, yewe ndetse n'ibyo utakwiriye kuvuga, bitewe n'impamvu runaka n'igihe runaka. Ariko kandi atari uko hari ikindi kigo, atari ukora ko Satani we ngo ubikora gutyo, ahubwo ibyo byose ukabikora mu bwenge bw'Imana, ndetse no mu buyobozi bw'Imana. Hano baravuga ngo kandi ngo abe umugwaneza, umugwaneza, atarwana, atari n'umukunzi w'impiya, cyangwa se atari umuntu nyine ukunda ubutunzi. Gukunda ubutunzi no kubugira ni ikintu gitandukanye. Ntabwo ubutunzi ari bubi, ahubwo hari igihe ukunda ubutunzi ukarenza urugero, ugasanga nibwo ushyize hejuru, aho kugira ngo Imana abe ariyo ushyira hejuru, ahubwo ugasanga bwa butunzi ufite, ugasanga urishingikiriza ubutunzi nk'aho wakwishingikirije
Imana. Rero aha ngaha avuga ati agomba no kuba ari umuntu udakunda iki? Udakunda impiya, utegeka neza abo mu rugo rwe, agatera abana be kumvira no kubaha rwose. Mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha ate kurinda itorero ry'Imana? Ni ukuvuga ngo ibi byose mu by'ukuri ni ibyo aba asabwa. Nk'iyo nasomye nko mu Migani ibice 22 ku murongo wa 6 avuga ko ugomba kumenyereza umwana akiri mutoya, ukamuha uburere akiri mutoya. Ariko kandi nanone nk'uko nakomeje kubivuga, hari ukuntu buriya abantu twebwe turahinduka. So ashobora kuba ari umushumba, umukozi w'Imana rwose akiranuka, we nta n'ikibi yakwishinja n'iki, akagerageza kubarera batoza Imana, ariko ugasanga bamwe bavuyemo n'iby'Imana ntabwo babyitayeho, akabigisha akagira gute, ariko bakamunanira. So rero ibyo ngibyo mu by'ukuri we yakoze umurimo agomba gukora, ariko hari abatabyumva nyine batashaka no kubyumva. Rero abo ngabo nta kintu yabakorera, we yakoze icyo agomba gukora. Ushobora ngo none se ngo hari abo ngo umuntu abona ngo akabona ngo abana be ngo ni ibirara, ngo abana be ngo, hari igihe mu by'ukuri aba yaragerageje akababwiriza ko ashaka kubaha uburere akagira gute, ariko bikananirana. Rero uwo nguwo ntakwiye gucira urubanza ngo none se ngo we ngo uko tumubona nk'umukozi w'Imana ngo ariko ngo abana be ngo bakaba barananiranye, ngo oya, harananiranye ahubwo haba ikibazo, ariko nawe yabatereranye akabihorera gutyo gusa. Ariko niba yaragerageje kubabwira icyo agomba kubabwira bakamunanira bikanga, mu by'ukuri aho ngaho nta rubanza twamushyiraho. Rero batanguriye bavuga ati wagombye kuba uzi gutegeka abo mu rugo rwawe kugira ngo ubashe no kurinda umukumbi w'Imana, cyangwa se ubashe no kurinda itorero ry'Imana. Ibyo birumvikana ko kurinda itorero ry'Imana cyo ni ikindi kintu. Ubwenge bugomba gutangira mu kantu koroheje, kugira ngo ugere no kuri bwa bwenge bwo kurinda itorero ry'Imana. Ngo kandi ntakwiriye kuba umuntu uhindutse umukristo vuba kugira ngo atikakaza akagwa agacirwaho iteka na Satani yaciriwe, kandi akwiriye gushimwa neza n'abo hanze kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa Satani. Urumva, icya mbere ni uko atagomba kuba ahindutse vuba. Agomba kuba aba mu itorero amazemo igihe, azi inama, azi gahunda z'itorero, azi n'umurongo w'itorero, yewe afite n'ijambo ribasha gufasha abandi, atari umuntu nyine utera waraza, oya, ari nawe ari muri za nkingi z'itorero, ku buryo niba umuntu amwitabaje mu bujyanama runaka mu ijambo ry'Imana, yamufasha agendeye ku ijambo ry'Imana, nta kindi kintu kiri hanze y'ijambo ry'Imana agenda, ahubwo akamufasha agendeye ku ijambo ry'Imana kugira ngo itorero nyine ryubakike, kandi uwo muntu nawe umugannye abashe kumugira inama mu buryo bw'Imana nyine, cyangwa se mu buryo bwo gukoresha ijambo ry'Imana. Rero hano agakomeza avuga ngo uyu muntu rero icya mbere ni uko mu by'ukuri ngo iyo ahindutse vuba ashobora kwikakaza. Umuntu ukuntu haraye nyine abantu hanze aha baraza bakamwimika umuntu gutyo, bamara kumwimika ukumva nyine ko ari igitangaza, ariko mu itorero ry'Imana siko byagombye kugenda. Ngo kandi n'abadiyakoni nabo ni uko bakwiriye kuba abitonda, batari intereganywa cyangwa abamenyereye vino nyinshi, bakifuza indamu mbi, ahubwo bakomeze ubwiru bwo kwizera, bafite imitima itabacira urubanza. Bakwiriye kubanza kugeragezwa, maze nibataba umugayo babone gukora umurimo w'umudiyakoni. Abadiyakonikazi nabo ni uko babe abitonda, abatabeshyera abandi, badakunda ibisindisha, bakiranuka muri byose. Aya magambo ahangaha Pawulo naho akomeza nyine yandika, ni ngo iri torero ryagombaga kuba itorero mu by'ukuri rifite umurongo muzima, rifite umurongo rigenderaho, kandi rigashimwa n'Imana, ndetse n'ukuvuga ngo n'aba badiyakoni nabo bagashimwa n'iki? Ngo bagashimwa n'abantu. Umuntu akaba rwose ari wa muntu
ugomba kugaragara hanze, akagaragara neza, akagaragara nta kintu agize gute, nta kintu, nta rubanza yishinja, mbega akagaragara neza mu bandi. Aha ngaha rero Pawulo aragira ati kandi n'abadiyakoni nabo ni uko bakwiriye kuba bitonda, batari intereranywa cyangwa abamenyereye vino nyinshi. Urumva ibintu by'ibisindisha ntabwo biba bibashakiraga, cyangwa se n'aba bantu nyine baba bashaka indamu, akumva yuko kubera ko abaye umudiyakoni hariya ibintu birakemutse, ubwo ibintu bikemutse nyine ubu ngiye mu mwanya w'icyubahiro, abantu barajya bamfata nk'umuntu uhambaye. Ibyo ngibyo murabizi ko hari aho mushobora kubona mu madini amwe n'amwe. Aha ngaha rero Pawulo niyo mpamvu abakangurira, akabaha umutima wo kumenya neza ibyo barimo, ndetse n'umurimo bagomba kugira gute, bagomba gukora. Rero arababwira ati kandi ahubwo bakomeze ubwiru bwo kwizera, bafite imitima itabacira urubanza. Urumva ni ukuvuga ngo uba ugomba kuba ufite wa mutima nyine wumva mu by'ukuri nta kibi kikurega, nta kibi kikurega, nta kintu mu by'ukuri wumva wakwishinja. Rero ibyo byose ni ukuvuga ngo nibyo byari bikwiriye aba badiyakoni kugira ngo babashe gukora umurimo w'Imana. Rero dukomeje umurongo w'icyenda avuga ngo iryo jambo ryo kwizerwa, haravugira hati umurongo wa 10, bakwiriye kubanza kugeragezwa maze nibatabaho umugayo babone gukora umurimo w'ubudiyakoni. Ni ukuvuga ngo abo bantu bagombaga kubanza kureba ese uyu muntu ugiye gushyirwaho, umuntu ugiye guhabwa imirimo, ubundi arayishoboye, arayishoboye bimeze gute? Ese ni ukuvuga ngo icyo ni ikintu bagombaga kureba, bakareba umutima, kandi umutima muri nta kizamini yakoraga, ahubwo uko bamubonaga. Buriya hari umuntu itorero rwose rishobora kureba ati uyu muntu kabisa uyu murimo ni uwe, bitewe n'uko nyine barabona ko ni umurimo uri murimo, ariko akaba n'uw'itorero rireba abantu rikavuga ati kabisa uyu muntu ibintu arimo ntabwo ari ibye. Rero kumureba n'ubundi ni ukuvuga ngo ni uko itorero ryabaga rimuzi, ribona ibyo akora, rikabona ko uwo murimo n'iyo mpano ari iye. Umurongo wa 11 havuga ngo n'abadiyakonikazi nabo ni uko babe abitonda, batabeshyera abandi, abadakunda ibisindisha, bakiranuka muri byose. Baze kuba uri umudiyakoni cyangwa se umudiyakonikazi, ugasanga uri wa muntu waravuga ngo uyu arabeshya, abeshyera abandi, abeshyera bene data, ahora mu magambo, agira gutya na gutya. Urumva icyo gihe nanone aba ari ikibazo. Umuntu yakubwira nk'ijambo runaka kandi akubwira kwizeye nk'umukozi w'Imana, ariko yajya kumva yarasakaye. Urumva icyo gihe uba umufunze umutima, icyo gihe ntabwo uba ukurikije za nshingano zawe z'ubudiyakoni cyangwa se z'ubudiyakonikazi, kubera ko niba ari icyo ubwiwe mwene so akakwizera akaza kugisha inama mu ijambo ry'Imana, ugomba kumubikira iryo banga, ukumva yuko yaje gusaba ubufasha kubera ko azi yuko uwo murimo ushinzwe ari icyo ugomba, azi yuko ari icyo washyiriweho. None kuba yakubwira ikintu hanyuma ukagenda uvuga, warangiza ugashyiraho n'ibindi atakubwiye, urumva icyo gihe mu by'ukuri umurimo w'Imana ntabwo urimo urawukora uko bikwiriye. Niyo mpamvu rero Pawulo yavuga ati batabeshyera abandi, kandi ikindi badakunda ibisindisha, ngo bakiranuka muri byose. Ari ugukiranuka kuduhesha agakiza twarakubonye, ariko no kuba mu bukiranutsi buri munsi w'imbere yo gukiranuka, wumva ko nta kintu wishinja. Ahubwo ati rero n'abagabo n'abadiyakoni babe abagabo umugore umwe, bategeka neza abana babo n'abo mu ngo zabo, kuko bakora neza uwo murimo w'ubudiyakoni, bibonera umwanya w'icyubahiro mwiza n'ubushizi bw'amanga bwinshi bwo kwizera Yesu Kristo. Impamvu rero bagomba kugira ubushizi bw'amanga ni uko
ni abayobozi. Ni abayobozi kandi nibo bagomba gushyira umutima mu ijambo ry'Imana kugira ngo Imana ikomeze ibamurikire, nibamara kubamurikira rwa rumuri bafite barumurikire abandi, barumurikire bene data bari hehe, bari mu itorero. Ni ukuvuga ngo urwo rumuri rwabo uko bagombaga kumurika ni nako n'itorero ryagombaga kumurika. Umucyo bari kumurika uwo mucyo nawo ukagera muri bene data, bene data nabo bakazawumurikira ab'isi, noneho itorero rigashimwa n'Imana ndetse n'abantu. Rero aha ngaha nibwo aramubwira ati rero amubwira ati nkwandikiye ibyo niringiye ko nzaza kugusura vuba, kandi mukwandikiriye kugira ngo nintinde uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo nkingi y'ukuri igushyigikiye. Ni ukuvuga ngo itorero ry'Imana, ubundi inkingi y'itorero ninde se? Ni Imana nyine. Ni ukuvuga ngo ryishingikirije Imana, niyo nkingi. Yesu Kristo Imana, ni ukuvuga ngo iyo nkingi niyo rufatiro rw'itorero. Ni ukuvuga ngo itorero nicyo ryo kugira gute, ririmo ririshingikirizaho. Hanyuma aramubwira ati rero si ugushidikanya, si ugushidikanya, ubwiru bw'Imana bw'ubumana burakomeye cyane. Imana yerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikezwa, ikizerwa, ikizerwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Urumva rero ngo si ugushidikanya, ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Urumva ubwo bwiru bw'Imana si ugushidikanya, burakomeye cyane. Ndetse urumva ibyo byose bigenda bivugwa ku Mana ni ibintu bidapfa kugira gute, bidapfa kumvwa, bidapfa gusobanuka mu matwi ya buri muntu wese. Ari niyo mpamvu usanga abantu bagira gute, bayigiriraho, bagira urujijo ku bijyanye n'Imana. Rero mu by'ukuri iri torero ryo muri Efeso, Imana hari uburyo ki yagiye yarifashije cyane, yarifashije. Niyo dusomye nko mu byahishuwe, ntabwo twavuga yuko ibintu byabayeho byose ijana ku ijana, ariko kandi nanone hari ukuntu ryavuzweho, hari uko ryavuzweho. Wenda ndagira ngo tunahasome mu byahishuwe ibice bibiri, uhereye ku murongo wa mbere avuga ngo wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, akagenda hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 n'izahabu, aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe n'umuhati wawe wo kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nk'uko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Urumva uwo mutima Pawulo yarawumuhaye, yarawutanze hariya, yabashe kugenzura. Bamwe yabwiraga ati mu gice cya mbere, ababwira ati ugume muri Efeso, wihanangiriza bamwe kutigisha ukundi, cyangwa kwita ku migani y'ibinyoma. Urumva ahangaha rwose aramubwira ati nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abita intumwa kandi atari zo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganyirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ibi ngibi rwose twarabibonye nk'uko Pawulo yagiye amwigisha. Ariko rero nanone mfite icyo nkugaya, ni uko waretse urukundo rwa mbere, urukundo rwawe rwa mbere.
ni ukwibuka aho wavuye ukagwa wihane ukore imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nkure igitereko kitabaza cyawe ahacyo nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira ni uko wanga imirimo y'Abanikorayiti, iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo muri paradizo y'Imana. Urumva mu by'ukuri ibyo yagiye